Imyitwarire yemewe ku bavugabutumwa, imiryango yose igomba gushyiraho amategeko ngengamyitwarire abuza ibi bikurikira: imbwirwaruhamwe z'urwango cyangwa ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubw'imvugo zirimo ivangura, imvugo n'imyitwarire bidahesha agaciro abantu cyangwa ishingiye ku bupfura buke, imyitwarire itajyanye n'indangagaciro z'imiryango ibarizwamo. Ikindi basabwa muri iyi mirongo ngenderwaho ni uko inyandiko zikurikira: harimo kopi ya viza nk'uko nari mbivuze haruguru, harimo inyandiko igaragaza impamyabumenyi bw'uwo muntu uje kuvuga ubutumwa w'umunyamahanga mu Rwanda, akanagaragaza n'ingengabihe y'ibyo bikorwa aje gukora mu Rwanda. Ikindi ni ugufata inshingano zose ku myitwarire no kukubahiriza amategeko k'uwo muvugabutumwa mu gihe ari mu Rwanda, harimo no kubahiriza amategeko y'u Rwanda, umuco nyarwanda n'ibindi biri muri aya mabwiriza. Gukodeshwa ntabwo bibujijwe, ariko inzu iyo ikodeshejwe yitwa ko igiye gukorerwamo ibikorwa byo gusenga, igomba kubahiriza ibisabwa kugira ngo urusengero rwitwe urusengero. Ni ukuvuga ngo amategeko agenga imyubakire afite ibyo agena bigomba kuzuzwa ku nyubako zakira abantu benshi. Urwo rusengero rero ruba rwagiye muri kategori y'izo nyubako zakira abantu benshi n'ibindi rugomba kuba rwujuje. Urusengero rushobora gukodesha inzu ariko rukayikora ku buryo bwagenewe gukorerwamo ibikorwa by'amasengesho. Ntago nyine nk'uko Scovia yaravuze ati kuki mwanga gukodeshwa ntibibujijwe, ahubwo ukodesheje agomba gushyiraho standari zingana n'izo urusengero rwubatse nk'urusengero zifite. Ni ukuvuga rero ngo inyubako igomba kuba yujuje ibisabwa kugira ngo ibe isengerwamo. Nagira ngo mubinyemereye DCO ngaruke ku kibazo Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Imiryango gutanga ubutumwa bunogeye abanyarwanda kandi bububaka mu by'ukuri. Iriya nyandiko mpereyeho igizwe n'ingingo 10. Ingingo ya mbere irebana n'ibisabwa. Ingingo ya mbere irebana n'intego y'iyi mirongo ngenderwaho. Iyi mirongo ngenderwaho igamije guteza imbere ivugabutumwa riboneye mu Rwanda no gukumira ubutumwa n'imyitwarire bihungabanya indangagaciro z'abanyarwanda, ubumwe bw'igihugu ndetse n'imibanire myiza y'abanyarwanda. Abo iyi mirongo ngenderwaho ireba abantu bose, abantu bigisha iby'ivugabutumwa, abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere n'abandi bantu bafatanya nabo gutegura ibikorwa by'iyobokamana mu Rwanda. Harimo n'ingingo ivuga ku bisobanuro by'amagambo wenda yerekane kuyitindaho, ariko mvuge amahame iyi mirongo ngenderwaho igenderaho. Ihame rya mbere ni ukubaha ukwishyira ukizana mu by'iyobokamana nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko y'igihugu. Ihame rya kabiri ni uguteza imbere ubumwe bw'igihugu n'imibanire myiza y'abanyarwanda, kubazwa no kwirengera inshingano ku butumwa butangwa n'ingaruka zabwo ku muryango nyarwanda. Ikindi ni ukubaha indangagaciro z'abanyarwanda mu butumwa no mu migirire. Ingingo ya 5 y'iyi mirongo ngenderwaho ivuga ibyo ivugabutumwa ribujijwe. Imiryango ivugabutumwa nk'uko mubizi rikorwa n'imiryango itandukanye mu myemerere yabo itandukanye, ariko hari ibyo bakwiye kwirinda igihe barimo gutambutsa ubwo butumwa. Ikintu cya mbere bakwiye kwirinda ni ugutanga inyigisho zibiba amacakubiri, zirimo ingengabitekerezo ya jenoside, zirimo ivangura iryo ari ryo ryose, ari irishingiye ku moko, ari irishingiye ku gitsina, ari irishingiye ku karere n'irindi vangura iryo ari ryo ryose. Ikindi babujijwe ni ukubangamira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse
no guhungabanya amahoro. Ikindi ni ugushishikariza ikindi ni inyigisho zishobora gushishikariza cyangwa kwitabira ibikorwa by'urugomo bishobora gukorerwa abantu batandukanye. Ikindi ni ugutesha agaciro umuco nyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa amahame yo kubahana no guha agaciro abantu, harimo no kudaha agaciro abayoboke babo. Ikindi ni ukugaragaza, ubwo ni mu byo babujijwe, kugaragaza imyitwarire itari iya kinyamwuga mu gihe cy'ivugabutumwa, nko gufata umuvugabutumwa nk'ikigirwamana no kumuha inyito zidafite ibisobanuro mu mategeko shingiro agenga iyo miryango. Nk'uko mujya mubyumva, hari amatitire y'abantu y'abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere twumva, ariko twareba mu mategeko yabo tugasanga mu by'ukuri nta standard ihari bakurikiza bagena izo titire zihabwa abayobozi babo ku nzego zitandukanye. Ikindi kibujijwe ni ugutanga inyigisho zitari ukuri, ubuhanuzi bwo kurangiza isi cyangwa ibitangaza bishingiye ku binyoma. Ibi ngibi birabujijwe kubera yuko biyobya abanyarwanda mu buryo butandukanye. Ikindi ni ugukoresha uburyo bwo gukusanya amafaranga mu buryo burimo kubeshya cyangwa gukandamiza abayoboke, nko kubatera ibikangisho bakakubwira bati nutazana amafaranga uraba iki n'iki. Ubwo buryo bwo kwaka abanyarwanda amafaranga mu buryo bw'ibikangisho nabyo birabujijwe mu mikorere no mu migirire y'iyi miryango. Ikindi ni ugutanga ubutumwa cyangwa gukora ibikorwa binyuranyije n'iyi mirongo ngenderwaho. Ikindi basabwa muri iyi mirongo ngenderwaho ni uguha amahugurwa, ni ukubaka ubushobozi no kwihugura, kubera ko ubumenyi burubakwa. Icyo rero bashishikarizwa ni ukugira ubumenyi cyane cyane ku mateka y'u Rwanda n'aya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ingaruka byasigiye igihugu, ihame ry'ubumwe bw'Abanyarwanda n'indangagaciro z'igihugu, indangagaciro z'imiyoborere zirimo gukorera mu mucyo, kubazwa inshingano ndetse no kudaheza. Andi mahugurwa ashobora gutegurwa bitewe nabo ibyo babona biri ngombwa cyane, bituma abigisha babo bagira ubushobozi bwo gutambutsa inyigisho mu buryo bwiza bafite ubumenyi busabwa. Ikindi, impuzamiryango, dufite imiryango yitwa impuzamiryango isabwa mu by'ukuri kugira uruhare kugira ngo iyi miryango yiyubakire ubushobozi mu buryo buhoraho, kugira ngo umwuga bakora bawukore mu buryo bwa kinyamwuga. Imyitwarire yemewe ku bavugabutumwa, imiryango yose igomba gushyiraho amategeko ngengamyitwarire abuza ibi bikurikira: imbwirwaruhamwe z'urwango cyangwa ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubw'imvugo zirimo ivangura, imvugo n'imyitwarire bidahesha agaciro abantu cyangwa ishingiye ku bupfura buke, imyitwarire itajyanye n'indangagaciro z'imiryango ibarizwamo. Ikindi basabwa muri iyi mirongo ngenderwaho ni ukugenzura ibikorwa by'iyobokamana hanze y'insengero. Ibikorwa by'iyobokamana ntibigomba gukorerwa ahantu rusange bidatangiwe uruhushya n'akarere cyangwa n'umujyi wa Kigali. Ibikorwa bemerewe kubikora ariko babimenyesheje inzego z'ubuyobozi, banafatanyije kureba ko nta kaga byateza ababyitabira. Imyemerere ishobora gutesha umuntu agaciro, ituze n'umutekano bye birabujijwe nabyo. Iyi niyo nyandiko ya mbere igaragaza imirongo ngenderwaho imiryango isabwa kugira ngo mu by'ukuri ikore imirimo yabo kinyamwuga. Iyi mirongo ngenderwaho ikaba yasohotse mu ndimi ebyiri, Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza. Dukurikijeho ibwiriza rirebana n'abavugabutumwa baturuka hanze. Nk'uko mubizi, imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda igira abafatanyabikorwa batandukanye, bafatanya ari mu gihugu ndetse ari hanze. Hari rero n'abavugabutumwa baza mu Rwanda baturutse mu yindi miryango y'amahanga ishingiye ku myemerere ifatanya n'abo mu Rwanda kuvuga ubutumwa.
iri bwiriza rero cyangwa iyi directive mu ndimi z'amahanga ireba abavugabutumwa b'abanyamahanga bose bifuza gukora ibikorwa by'iyobokamana mu Rwanda n'imiryango ishingiye ku myemerere yanditswe kandi yakira abo bavugabutumwa. Abo bavugabutumwa n'ubundi baza bakirwa n'imiryango itandukanye. Hari ibyo rero basabwa n'iri bwiriza. Ibisabwa ku bavugabutumwa b'abanyamahanga, icya mbere kugira ngo umunyamahanga aze kubwiriza mu Rwanda akwiye kuba yujuje ibisabwa bijyanye n'amashuri n'ubumenyi mu by'iyobokamana nk'uko biteganywa mu mategeko agenga imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda. Icya kabiri, agomba kuba afite viza igendanye n'umurimo yaje gukora mu gihugu, by'umwihariko viza y'inama cyangwa indi viza yemewe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, imwemerera kwitabira inama, amahugurwa cyangwa ibindi bikorwa bijyanye n'iyobokamana. Ikindi, agomba kuba yaratumiwe mu buryo bwemewe kandi agomba kwakirwa n'umuryango ushingiye ku myemerere ufite icyemezo cy'ubuzima gatozi cyatanzwe n'urwego rubifitiye ububasha. Ikindi basabwa, inshingano z'umuryango wakiriye umuvugabutumwa uturutse mu mahanga nazo zaragenwe n'iri bwiriza. Icya mbere ni ukumenyesha mu nyandiko urwego nibura iminsi 15 y'akazi mbere y'uko umuvugabutumwa agera mu Rwanda. Iyo nyandiko iherekezwa n'izindi nyandiko zikurikira, harimo kopi ya viza nk'uko nari mbivuze haruguru, harimo inyandiko igaragaza impamyabumenyi bw'uwo muntu uje kuvuga ubutumwa w'umunyamahanga mu Rwanda, akanagaragaza n'ingengabihe y'ibyo bikorwa aje gukora mu Rwanda. Ikindi ni ugufata inshingano zose ku myitwarire no kukubahiriza amategeko k'uwo muvugabutumwa mu gihe ari mu Rwanda, harimo no kubahiriza amategeko y'u Rwanda, umuco nyarwanda n'ibindi biri muri aya mabwiriza. Ibikorwa bibujijwe ku bavugabutumwa b'abanyamahanga, icya mbere ni ugukora ibikorwa by'iyobokamana bidakurikije gahunda yemejwe n'umuryango ubakira ndetse n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Ni ukuvuga ngo gahunda baba bateganyije, bafatanyije, bayiganiriyeho, bayumvikanye, umuvugabutumwa w'umunyamahanga akwiye kuyubahiriza akayishyira mu bikorwa uko babyumvikanye. Gukora ibikorwa bya politiki, inyigisho zishobora kubiba amacakubiri cyangwa gutera imvururu mu Rwanda kandi yaje ari umushyitsi. Gukora ku giti cyabo cyangwa binyuze mu miryango itanditswe. Ni ukuvuga ngo umunyamahanga ntakwiye kuza ngo atangire kubwiriza gusa nta muryango wamutumiye kandi umuryango wemewe n'amategeko. Ibihano ku bantu batubahiriza aya mabwiriza nabyo byarateganyijwe. Ibyo bihano ni ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi n'ubundi biteganywa n'itegeko. Iyo umuntu atubahirije ibivugwa muri iri bwiriza, hafatwa ibyemezo byo mu rwego rw'ubutegetsi ku muryango wakiriye uwo muvugabutumwa, harimo no guhagarika cyangwa kwamburwa ubuzima gatozi. Umuvugabutumwa ahita yirukanwa mu gihugu n'inzego zibifitiye ububasha kubera ko aba ari mu gihugu mu bikorwa binyuranyije n'amategeko. Hashobora no gufatwa izindi ngamba zose zikwiriye mu rwego rwo kurinda umutekano rusange n'ubusugire bw'amategeko agenga iyi gahunda y'iyobokamana mu Rwanda. Iri bwiriza ritangira igihe ryashyiriweho umukono n'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Ibwiriza dusorezaho ni irijyanye no gutegura ibikorwa cyangwa indi mihango y'idini bihuza abantu benshi. Ngira ngo nk'uko umuyobozi yari abikomejeho mu kanya, icyo aya mabwiriza agamije, icyo iri bwiriza rigamije ni ugushyiraho ibisabwa n'ibipimo fatizo bigenga itegurwa n'imigendekere y'ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi, hagamijwe kubahiriza ibisabwa n'amategeko, umutekano n'ubuzima rusange n'inyungu rusange by'abantu bitabira ibyo bikorwa. Abo rigenewe, iri bwiriza rireba imiryango yose ishingiye ku myemerere n'izindi nzego zemewe n'amategeko zifuza gutegura ibikorwa bihuza abantu benshi bifite intego y'iyobokamana mu Rwanda. Imiterere n'iyandikwa. Imiryango ishingiye ku myemerere yonyine
ifite icyemezo cy'ubuzima gatozi cyangwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ishobora gutegura ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi. Ni ukuvuga ngo imiryango itanditse cyangwa ikora mu buryo budakurikije amategeko ntabwo yemerewe gutegura n'ibi bikorwa, biba binyuranyije n'amategeko. So ingingo ya 5 ivuga rero ku bijyanye na uruhushya rwo gutegura ibyo bikorwa. Abategura ibyo bikorwa bagomba kubona uruhushya, ariko n'ibi byari binasanzwe nk'uko mubizi, rubemerera kugitegura, rutangwa n'inzego zibifitiye ububasha, harimo inzego z'ibanze by'umwihariko akarere n'umujyi wa Kigali, ndetse n'inzego z'umutekano, kugira ngo ibyo bikorwa nyine bicungirwe n'umutekano. Ikindi, kopi z'izo mpushya zigomba gutangwa kuri RGB igihe zisabwe. Ubwishingizi, iri bwiriza rishishikariza imiryango itegura ibi bikorwa kuba bifite ubwishingizi bw'aho zikorera, kugira ngo igihe habaye impanuka cyangwa se inkongi y'umuriro cyangwa ikindi kintu, habeho ubwo bwishingizi ku biraho ndetse n'abantu bitabiriye iyo gahunda. Ikindi ni ukubahiriza amabwiriza y'umutekano. Ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi bigomba gukurikiza no kubahiriza bimwe muri ibi bikurikira: kubahiriza umubare ntarenga w'abantu n'amabwiriza ajyanye no kwirinda inkongi y'umuriro. Ni ukuvuga ngo niba ahantu hagenewe kwakira umubare runaka, ntago hakwiye kwitabirwa n'umubare urenze kapasite y'aho hantu, mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora gukomoka ku bwinshi bw'abantu badakwirwa aho hantu kubera ko ingano yaho ari ntoya. Ikindi ni ukubahiriza amabwiriza y'igihugu n'ayo ku rwego rw'akarere ajyanye n'isuku n'umutekano, birimo ko bagomba kuba barakoze isuzuma ry'isuku, iyo raporo ikaba ihari. Serivisi z'ubutabazi bwihuse zigomba kuba ziri hafi, za ambulance n'ibindi nk'ibyo. Ibikoresho n'uburyo bwo kurwanya inkongi z'umuriro bikaba bihari biteganyijwe. Ikindi ni ugushyiraho aho gutangira ubutabazi bw'ibanze hamwe n'abakozi babifitiye ubumenyi. Ikindi ni gahunda yo gucunga abantu benshi mu buryo butekanye. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye abantu benshi, ugomba no gushyiraho ingamba z'ukuntu basohoka cyangwa binjira aho ibyo birori byabereye, mu rwego rwo kubungabunga umutekano wabo. Ibindi bisabwa hashingiwe ku miterere y'igikorwa cyangwa aho kibera, nabyo bishobora kwiyongera kuri iri bwiriza. Ikindi ni ubufatanye n'ubwisanzure. Abategura bagomba kureba aho igikorwa kibera ko horohereza abantu bafite ubumuga, harimo inzira zagenewe abantu bafite ubumuga zidafite inzitizi n'imyanya yabugenewe yo kwicaramo, ubwiherero bworohereza abafite ubumuga, ibirango n'ibimenyetso biyobora abantu, ariko ibi ngibi birumvikana ko bishyirwa aho bishoboka bitewe n'imiterere y'ahantu ibyo birori byabereye. Ikindi ni ku bijyanye n'imiterere y'aho icyo gikorwa kibera n'isuku yaho. Aho igikorwa kibera hagomba kuba hasukuye kandi bigaragara ko hakomeza kugira isuku kugeza ikirori kirangiye cyangwa kugeza icyo gikorwa kirangiye. Murabizi ko hari igihe hategurwa ibikorwa birenze umunsi umwe, 2. Icyo gihe isuku igomba kwitabwaho kugeza igihe cyagenewe ibyo bikorwa kirangiye. Hagomba kuba hari urumuri, harimo amashanyarazi ahagije n'uburyo bwo kwifashisha igihe amashanyarazi yabuze. Hashobora kubaho imirasire y'izuba cyangwa se generator cyangwa se n'ubundi buryo bwakwifashishwa kugira ngo abantu bakomeze kugira urumuri, cyane cyane iyo ari mu gihe cya nijoro. Ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitangwa bigomba kuba byujuje ibisabwa n'amategeko agenga umutekano w'ibiribwa. Ni ukuvuga ngo niba ari ba rwiyemezamirimo baje aho iyo mihango ibera, bashobora gutanga ibiribwa mu buryo butandukanye, bagomba kuba baragenzuwe kandi byaragaragaye ko imikorere yabo yuzuzanya n'amategeko agenga umutekano w'ibiribwa mu Rwanda. Ibinyobwa bitangwa nabyo aho bibaye ngombwa, nabyo bigomba kuba bifite ubuziranenge. Hagomba kuba hari uburyo bwo gutwara abantu rusange bunoze n'aho gushyira imodoka hateguwe kugira ngo hirindwe umuvundo.
abashinzwe hari n'ingingo ivuga ku bashinzwe umutekano n'imicungire abinjiraho ibyo bintu bibera. Abashinzwe umutekano bafite ubumenyi mu gucunga imbaga no gukumira ibibazo bagomba kuba bahari ku rugero rujyanye n'uburemere bw'icyo gikorwa. Ukuvuga ngo n'uba ufite abantu benshi ugomba no gushaka abacunga umutekano kinyamwuga benshi bajyanye n'umubare wakiriye w'abantu. Inzira zose zikoreshwa zigomba kuba zifite uburyo bwo kugenzura no gusaka abinjira mu rwego rwo kwizera umutekano w'abitabiriye ibyo bikorwa. Gutegura gahunda y'ubutabazi bwihuse nabyo birasabwa. Abategura ibikorwa bagomba kugira inyandiko irambuye igaragaza uburyo bwo gukemura ibibazo byihutirwa, birimo inzira zo gukoresha igihe cy'ubutabazi, birimo aho guhurira igihe cy'ubutabazi, birimo uburyo bwo gucunga urujya n'uruza rw'abantu aho ibyo birori biba byabereye, gushyiraho uburyo bwo gukurikirana abantu n'ibikorwa nko gushyiraho kamera cyangwa ubundi buryo bwo kureba ibibera aho ngaho bushobora kwifashishwa igihe habaye ikibazo mu bantu benshi. Ikindi ni ukwita ku ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ibikorwa bibera hanze bigomba kuba bifite ibikorwa remezo bishobora guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, harimo wenda amahema, imirindankuba aho biri ngombwa. Ni ukuvuga ngo imihindagurikire y'ikirere hashobora kugwa imvura cyangwa se hakava izuba rikabije. Abategura ibyo birori cyangwa ibyo bikorwa bagomba kuba bafite uburyo bwo guhangana n'iyo mihindagurikire y'ikirere. Ahabera igikorwa hagomba gutuma abantu babasha kugenda neza, hirindwa umuvundo, kandi hagashyirwaho n'uburyo bugaragara bwo gusohoka mu mutuzo nta muvundo ubaye. Ikindi ni ugutegura uburyo bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere nko kugabanya ubushyuhe cyangwa ubukonje bitewe n'aho ibyo bintu byabereye. Ubugenzuzi, inzego zibifitiye ububasha nk'akarere n'izindi nzego zizajya zigenzura niba ibi bikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi, byubahiriza iri bwiriza mbere y'igihe cyangwa nyuma y'igikorwa. Iri bwiriza naryo riteganya ibihano igihe ibyo riteganya ku bijyanye n'umutekano w'iyi mihango bitubahirijwe. Hari uguhagarika cyangwa gukuraho kw'igikorwa cyari giteguwe igihe bigaragara ko imyiteguro idahagije. Hari ibihano byo ku rwego rw'ubutegetsi ku muryango wateguye ibyo bikorwa, harimo kwamburwa icyangombwa cy'ubuzima gatozi cyangwa guhagarikirwa ibikorwa. Hari no gukurikiranwa mu butabera n'urwego rufitiye ububasha igihe bibaye ngombwa, igihe hagaragaye ko habayeho uburangare bukabije. N'izi nzego zishobora gukurikirana ibibazo biba byabereye aho ngaho. Iri bwiriza naryo ritangira gushyirwa mu bikorwa igihe ryashyiriyeho umukono. Murakoze. Gukodeshwa ntabwo bibujijwe, ariko inzu iyo ikodeshejwe yitwa ko igiye gukorerwamo ibikorwa byo gusenga, igomba kubahiriza ibisabwa kugira ngo urusengero rwitwe urusengero. Ni ukuvuga ngo amategeko agenga imyubakire afite ibyo agena bigomba kuzuzwa ku nyubako zakira abantu benshi. Urwo rusengero rero ruba rwagiye muri kategori y'izo nyubako zakira abantu benshi n'ibindi rugomba kuba rwujuje. Urusengero rushobora gukodesha inzu ariko rukayikora ku buryo bwagenewe gukorerwamo ibikorwa by'amasengesho. Ntago nyine nk'uko Scovia yaravuze ati kuki mwanga gukodeshwa ntibibujijwe, ahubwo ukodesheje agomba gushyiraho standard zingana n'izo urusengero rwubatse nk'urusengero zifite. Ni ukuvuga rero ngo inyubako igomba kuba yujuje ibisabwa kugira ngo ibe isengerwamo. Nagira ngo mubinyemereye DCO ngaruke ku kibazo Anne Marie yabajije kivuga ngo abafungiwe bazafungurirwa ryari. Murakoze.
isesengura ryakozwe mu kwa karindwi rigatuma habaho insengero zifungwa n'imizigiti, ariko iyo tuvuze insengero zifunze ndagira ngo nabyo tubyumve neza, ni amashami, kuko insengero zanditse ubwazo nta nubwo zirenga 300 ariko ayo mashami zagabye niyo yatumye insengero ziba nyinshi, zimwe zagiyeho mu buryo budakurikije amategeko. Hari rero impamvu zitandukanye insengero zafungiwe. Hari ibitubahirijwe bijyanye n'inyubako nyirizina, inyubako zishobora guteza ibibazo by'umutekano ku baturage. Ibyo ngibyo hari abakoze rwose baravuga bati twarabyujuje, ariko isesengura ibyavuye muri iriya sesengura ryakozwe si ibibazo bijyanye n'inyubako gusa byagaragayemo, hagaragayemo n'ibibazo by'imyigishirize, ziranyigisho z'ubuyobe twavugaga, hagaragayemo inyigisho zibamo amacakubiri abanyarwanda, hagaragayemo abantu bakora uwo mwuga batujuje ibisabwa bijyanye n'ibisabwa n'amategeko mu buryo bw'amashuri, hagaragayemo n'ibindi bibazo bitandukanye, hagaragayemo kudakorera mu mucyo kw'insengero zimwe, hagaragaye rero ibibazo byinshi. Rero mu ngamba zafashwe zunganira mu by'ukuri amategeko nk'uko Deputy CEO yabivuze, harimo no gushyiraho ariya mabwiriza yagiyeho mu kwa gatatu. Ariya mabwiriza rero yo mu kwa gatatu aje yaradetaye, avugamo iby'inyubako nyirizina, ariko avugamo n'ibindi birimo kuba kugira ngo umuryango ukorera ahantu runaka ugomba kuba ufite yabaruwa y'imikoranire n'akarere, birimo kuba umwigisha w'aho hantu afite ibyangombwa bisabwa n'amategeko mu rwego rw'amashuri. Ni ukuvuga rero ngo nyuma y'uko aya mabwiriza asohotse muri kuriya kwezi, icyo imiryango isabwa gukora ni ukuyareba, noneho bakava iruhande, harya imvugo y'iruhande ni uko ikoreshwa, bagatangira bushya bakareba ibisabwa n'ayo mabwiriza byose, bakabyuzuza, bakuzuza iyo dosiye, bakayishyikiriza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Kugeza uyu munsi nta busabe turakira bw'umuryango wabyujuje, ariko nk'uko umuyobozi abivuze mu kanya, natwe turimo twashyizeho urubuga dufatanyije n'Irembo rw'ikoranabuhanga ruzatuma igihe bazazira tuzakira ubusabe bwabo tukabusesengura mu buryo bwihuse, nabo bakabona ibisubizo mu buryo bwihuse. Ariko mu by'ukuri nta wujuje ibisabwa bikurikije ariya mabwiriza wari wazana idosiye ngo areke kubona igisubizo, wenda ngo tumubwire tuti wenda ntibyuzuye, cyangwa se ihanganira urubuga rujyeho, cyangwa se uhawe urafunguriwe kubera ko Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ry
Ryera TV. Irembo Ryera TV. Irembo Ryera